urukundo rwa Rock na Shaddy-Boo buri muntu wese yarufashe nk'ukuri kandi atari ukuri. Shaddy-Boo we yarabyakiriye aravuga ngo icyazama umugabo nka Rock kirabiranya, nkaza ndahora ndamwigirira akaba ari njye umugira ntange. Uyu muntu wese ugiye kurebaga amakuru ntabwo ibihuha ariko aryaraga ukuri bitewe n'ukuntu ndi kugumva ntabwo ibihuha. Bagiye kugaruka ku nkuru ya Rock kirabiranya aho yakundanye na Shaddy-Boo, urukundo rwabo rukazamo agatotsi. Si muri icyo gihe rwajemo agatotsi, icyo gihe Rock kirabiranya ntabwo yari agikora agasobanuye, yari yararengeye mu gucuruza ibisheke. Icyo gihe rero mu gihe yaracuruzaga ibisheke yitwazaga agahoro gaciyemo kabiri. Rock kirabiranya na Shaddy-Boo urukundo rwabo bari bwifashishije intuza. Mu gihe bakoraga intuza babaga batitwaje intuza. Shaddy-Boo we amakuru yatangaje ku rukundo rwe na Rock kirabiranya yavuze yuko Rock kirabiranya yamushukishaga utuneke na twa pizza ndetse n'utubombo kugira ngo abashe kumuha urukundo. Rock kirabiranya ibyo bintu abyumvishe yabigarutseho aravuga ngo Shaddy-Boo nubwo amubeshera ariko nta nubwo amubeshera, uku ni ukuri kutavuyeho akantu n'akamwe. Uku ni ukuri kubaga kwambaye nk'ubusa ariko kwambaye ikariso gusa. Rock kirabiranya aya makuru akiyumva yateye urukwatsi avuga ko urukundo rwe na Shaddy-Boo rutabayeho, ariko mu minsi zashize Shaddy-Boo we yatangaje ko banafitanye umwana. Aya makuru ni ibihuha, nushaka uyumve aya makuru nuyumva utashize kuteri mu matwi urapfa amatwi kuko amakuru nashuje cyane. Rock muri icyo gihe akibyumva yabiteye urwatsi kandi Shaddy-Boo we arabihamya cyane akanavuga ko banafitanye umwana w'imyaka 5. Oh my God! Muri icyo gihe abavandimwe twe kwa Rock twaramwumvishe turavuga ngo Rock kuki uri gukora ibintu by'uburezi. Muri icyo gihe Junior Giti yasobanuye agasobanuro avuga ngo ntawihutira umuyaga kuko umuyaga nawe uwufata. Rock kirabiranya yifatira umwana Shaddy-Boo kuko ntabwo wamwanga ngo ube muri kino gihugu kuko Shaddy-Boo nawe ari mu bayoboye kino gihugu. Niba yano makuru uko yumva ukumva ni amakuru y'ukuri uzagwa mu muriro utazima kuko aya makuru ni ibihuha kandi arizewe, ni ibihuha byizewe kandi bivugishije ukuri. Iyi ni radiyo hare y'umunwa itabagaho kandi yenda kubaho kandi yenda no kuzashingwa muri kino gihugu kuko iyi radiyo igiye kuba ishingiye ku makuru ya Rock kirabiranya n'ubukwe bwa Shaddy-Boo ariko bugiye kuzabera mu mutwe z'abantu. Shaddy-Boo we urukundo rwa Rock kirabiranya yarwakiriye yishimye cyane kuko urukundo rwa Rock na Shaddy-Boo buri muntu wese yarufashe nk'ukuri kandi atari ukuri. Shaddy-Boo we yarabyakiriye aravuga ngo icyazama umugabo nka Rock kirabiranya, nkaza ndahora ndamwigirira akaba ari njye umugira ntange. Ariko ubu bukwe bwavugishije abantu bose ku buryo Rock kirabiranya we yaheze mu gihirahiro ku buryo n'agasobanuye twe dukunda agasobanuye Rock kirabiranya atakikatugezaho ahubwo agasigara yibereye mu gucuruza ibisheke. Rock kirabiranya asigaye yaradutenguje twe dukunda agasobanuye. Rock kirabiranya va mu rukundo rwa Shaddy-Boo kuko Shaddy-Boo agiye kukugira inzanga akugire icyo ntazi ku buryo uzasigara n'ipantaro utakiyambara neza ahubwo imifuka ugiye kuzirebesha inyuma. Rock kirabiranya va mu rukundo rwa Shaddy-Boo nta rugukwiriye.